Ibihe byiza kubakurikiye ibiganiro by'ubumwe media. Babwire ko mbakunda cyane uwo muri kumva ni Dr. Lumumba, umwami w'abagore, umwami njyana gakondo, icyo mfite cyose bashaka kugusapotinga. Uno munsi murimo murabona imbere yanyu umukobwa yewe n'umusore. Wise wibaza ati ese ni ikihe kibazo gihari muri abantu babiri? Reka babwize ukuri, mbere na mbere ndasuza abantu batwereka urukundo. Ibihumbi 8 dufite by'abasubscribe ni byinshi cyane, tubona yuko mudukunde, yewe na comment zanyu tugenda tuzibona, yewe na share zanyu tugenda tuzona, mutwereka yuko mudukunda. Nubwa mbere kuva nabaho, kuva nagenda, kuva nava mu ndaye nyina yewe na papa, kuva nagenda nongeye mbivuge, nubwa mbere mbonye umukobwa usaba urukundo umuhungu. Mu muco w'iwacu imbere mu gihugu cy'u Rwanda, ibyo bintu ntago bihaba, kubona umukobwa ajya imbere y'umuhungu akamupfukamira akamubwira ati ndashaka yuko dukundana. Ibyo bintu bizi ku bahungu batakambira abakobwa babwira ngo ati turashaka ko dukundana. Bino bintu ngiye mbizi muri Kongo, ukabona umukobwa niwe ajya gusaba urukundo umuhungu akaza kumwemerera, ariko hano imbere mu gihugu iyo umukobwa asabye urukundo umuhungu agira ubwo tuvuga ati no mukobwa yaba ari shyashya. Niyo mpamvu bano bantu cyerekana no mukobwa nuwo wamamagaye aranyibwira ati mfite umuhungu namusabye urukundo ariko yanga kurumereza. Ndagira ngo uzamuzane kuri kamera, murumva nanjye turi babiri musabira urukundo kuri kamera, yewe n'abantu babibone yuko ko natwe abakobwa tuba dushoboye. Sinshaka kwiharira iminota, ndagira ngo mbahereze mikoro, nje nawe ndi buvuge. Ndagira ngo mbahereze mikoro uko ari babiri biganirire. Niba umukobwa akiri tayari gusaba urukundo umuhungu arumusabe, niba umuhungu amwemerera nawe agira iki amwemerera. Ngiye kubahereza mikoro batangiye babibwira, niba bamara kubibwira bakomeze ikiganiro. Mwakire mikoro. Okay, murakoze. Amazina yanjye nitwa Anna. Murakoze cyane. Amazina yanjye banyita Emi Nzayisenga. Ndakeka ari ubwa kabiri duhuye, ntabwo ari ibintu bisanzwe cyane. Cyakuza nk'uyu mukobwa we ni ibintu bisanzwe, kuko ndakeka ari ubwa mbere mumubonye cyane rwose pe. Mani nyine naragukunze tu. Buriya njyewe bamamagaye barambwira ngo hari umukobwa ngo wankunze cyane, sinabyumvishamo neza. Ndabati ngo ko nta kibazo, nimbona aka weekend kageze nshobora kuza nkazaza no kumureba, nta kibazo pe, no kuri kose. Bimbwiye naje, twahuye, twaganiriye cyane pe. Ahubwo se nyine ntago nigize kubyumva neza cyane, uri murambwira ngo barankunze, tuvugishije ukuri utambeshye, no kuri kose pe, wankundeye iki? Mani nyine tu uri mwiza, nta kintu utwaye. Okay, uri muremure nyine tu. None se ndagira ngo mbabaze, uri muravuga ngo ati ngo umusore mwiza, ibyo ngibyo muraza kubiganiraho. Ikintu ngira ngo nukujya mukabanza mukabwira abantu badukurikiye, nyine wowe uno musore kugira ngo umukunde mwahuriye hehe? Nicyo kintu nshaka ko umuhanza mukabwira abantu hano mwahuriye, twamara kuhamenya, yewe nyine tukamenya n'ubwo rukundo wamukundiye iki. Nyine mu muco w'Abanyarwanda ntabwo ibi bintu bibaho, kubona umukobwa asabye urukundo umuhungu. Wamuboneye hehe ku buryo umukunda? Nyine namubonye kuri social media, ndamwandikira, mbona nagatsubiza. Yanga kugusubiza. None se ko yaje kugusubiza byaje kugenda ute kuya umubonane? Byagenze kugira ngo umubonane. Nyine iyo ukunda umuntu nta kintu utakora kugira ngo umubone. Nakoresheje imbaraga zanjye zose kugira ngo umubone.